kina mwanzo kina mwisho. Iyo ni umugani mu Giswahili baca bashaka kuvuga yuko buri kintu cyose nimba gifite intangiriro ariko icyo kintu gishobora kugira n'iherezo. Ibintu byabaye muri Syria habaye ibintu byose abantu badashobora gutekereza, kwibaza ukuntu umuyobozi cyangwa se perezida w'igihugu wari umaze gutegetsi imyaka igera kuri 24 ku butegetsi, ndetse na papa wako yari amaze n'imyaka igera kuri 29 yose wayiteranye ikaba imyaka 53 ku butegetsi, yavaho akavaho yirukanka ahunga cyane. Ibi byose abantu babyibajijeho baravuga ati burya bamugani buri kintu cyose kigira iherezo, nta kintu kibaho kamara ngo gihoreho byiteka ryose. Ibi ntabwo aribyo nshaka kugira ngo dutindeho uko nabibasobanuriye muri video zitandukanye nagiye mbakorera, ahubwo ikintu nshaka kugira ngo dutindeho no kumenya uko Uburusiya bwatangiye gufasha umugabo Bashar al-Assad, kumenya amayeri yakoresheje kugira ngo uyu mugabo abe yahunga inyeshyamba za Hayat Tahrir al-Sham ziyobowe na Mohammed al-Jolani, ndetse no kumenya impamvu uyu mugabo yahisemo kuba yahungira mu gihugu cy'Uburusiya aho kugira ngo ajye muri Iran. Undi mugabo Bashar al-Assad yafashijwe n'Uburusiya mu mwaka wa 2015 uko byatangiye gutokera mu mwaka wa 2011 ubyo twitaga cyangwa se bitaga Printemps Arab, yuko ibihugu bitandukanye byagendaga bishaka kugaragambya kugira ngo bikure abategetsi babonaga ari abanyagitugu. Igihugu twavuga nka Yemen, Algeria, Egiputa barigaragambisha uko banabigeraho abo bayobozi bavaho. Rero bashatse kubigerageza muri iki gihe cyo kwa Bashar al-Assad. Bashar al-Assad yirwanyeho arabarasakura arabamara, akarasa abaturage benshi cyane, ariko nubwo yarashe abaturage cyane, inyeshyamba zari zifite imbaraga nyinshi cyane zari zimumereye nabi kujya mu mwaka wa 2015. Hari n'abavuga yuko muri iriya myaka Bashar al-Assad aba yaravuyeho yataza gufatirwa n'ibihugu bitandukanye. Ni muri ubwo buryo igihugu cy'Uburusiya cyaje mu mwaka wa 2015 kije kukigira ngo gifashe uyu mugabo Bashar al-Assad. Barabafashije mu buryo bukomeye cyane, bahazana intwaro zikomeye cyane, intwaro ari indege ari ikizose kugira ngo bahangane n'inyeshyamba. Inyeshyamba barazikubise bazikubita inshuro, kuko mu mwaka wa 2019 umutwe wa Islamic State wo barawukubise barawuhabya neza uvaho burundu. Ariko uyu Bashar al-Assad yakomeje kuyobora, arabiyobora ariko ayobora nanone inyeshyamba nanone zihari. Rero ejo bundi mu kwezi kwa 12 2024 tariki 8 inyeshyamba zaramwatatse zigera mu mujyi Damasco. Bashar al-Assad ariko nawe yaramaze kubona yuko nta kigenda, ibyo byarangiye, bagiye kumutsinda, bagiye kumufata. Ese agirwa inama na mushiki we Uburusiya, ni kuvuga Vladimir Putin, amugira inama yuko yakiza amaguru akigendera. Ese nahe mayeri bakoresheje kugira ngo Bashar al-Assad abe yava muri iki gihugu? Kugira ngo Bashar al-Assad abe yava muri iki gihugu, ubutasi bw'Uburusiya cyo bwakoresheje bwa mbere ni ukubihisha umuntu ari wese, nta muntu n'umwe wari ubizi. Banavuga ko n'umuvandimwe Mayer al-Assad yigeze amenya yuko Bashar al-Assad ari buze kugenda, ntabwo yigeze abimenya. Ikindi nanone bitwikiriye amasaha y'ijoro, bagiye amasaha y'ijoro nta muntu n'umwe uhari, bagenda nijoro cyane nta muntu n'umwe bubone uko bagenda. Irindi banga rya gatatu bakoresheje ibanga cyo kugira ngo bagende bazimije akuma gahuza indege na radar, kuko ako kumyo kaza kuba katse radar iri kubasha kumenya indege itwaye Bashar al-Assad, indege izamutse mu kirere, umutumburi iriho ndetse n'umuvuduko iriho, bakaba babasha kubafata. Niyo mayeri Bashar al-Assad abifashijwemo n'Uburusiya ndetse n'ubutasi bw'Uburusiya bakoresheje kugira ngo bave mu Burusiya. Uko iyo bamufata, inkuru mba ndi kuvuga bitandukanye n'iyingiyi ndi kuvuga. Mu gitekerezo cyanjye bashobora kuba bari bakamufata bakamwica nk'uko Muammar Gaddafi yapfuye, kuko nta mpuhwe bari bamufitiye.
ndetse ikindi gishoboka bashobora kumufata bakamushyikiriza inkiko bavuga yuko izo nkiko ziba ziyobowe n'uburengerazuba. Urumva namwe byari kumubaho, ariko yabashije kubacika. Ese kuki uyu mugabo Bashar Assad yaba yarahisemo guhungira mu gihugu cy'Uburusiya aho kugira ngo ajye muri Iran? Hari impamvu nyinshi zitandukanye zatumye umugabo ahitamo kujya mu gihugu cy'Uburusiya, ariko impamvu ya mbere umuntu wese ushobora guhita imuzamo nta yindi, nuko uyu mugabo Bashar Assad, papa we Hafez al-Assad, wayoboye mu 1970 mu gihe icyo gihe mu Burusiya hayoboraga igihugu cyari gikomeye cya RSS. Uyu mugabo yarabanye neza n'igihugu cy'Uburusiya. Ubwo rero Bashar Assad yagomba kujya mu gihugu n'ubundi gisanzwe kibanye neza n'ingoma yabo yaba al-Assad. Iyo ni impamvu yumvikana cyane. Ntabwo yari kujya mu gihugu cya Iran kuko ntabwo yari afitanye amateka akomeye cyane mu bijyanye n'ubuyobozi. Impamvu ya kabiri nanone ikomeye cyane, nta muntu utazi neza yuko Vladimir Putin nawe akurikiranywe ku byaha yakoreye muri kiriya gihugu ndetse n'ibyo ari gukorera ubu ngubu muri Ukraine. Ibyo rero biri no kuri mugenzi we Bashar Assad. Urumva ko bahuje ibibazo, yagomba kujya ku muntu bahuje ibibazo neza. Iyo ni impamvu ikomeye cyane. Indi mpamvu utarenze ingohe udashobora kwibagirwa, nuko igihugu cy'Uburusiya ku ruhando mpuzamahanga ni igihugu gikomeye cyane ugereranyije na Iran, kuko iyo Uburusiya buvuze ku isi yose hari ikintu gishobora gukoreka. Uburusiya ni igihugu gifata ibyemezo, ntabwo ari igihugu apfa kubwira uko ubonye cyose. Kandi muzi ko Uburusiya ari igihugu kiri mu bihugu 5 nyine bikomeye ku isi. Urumva rero uko uyu mugabo Bashar Assad yagomba guhitamo kujya mu Burusiya. Indi mpamvu ariko itarimo politiki, nuko umugore we wa Assad urwaye indwara ya sima yarasanzwe yivuriza i Moscow. Urumva n'ahantu asanzwe ahabwa ubuvuzi yasanze yibonamo cyane. Urumva yuko kujya muri icyo gihugu ni ibintu bifasha umudamu kugira ngo rero Bashar Assad n'umuryango we bamere neza, yagomba kujya muri icyo gihugu. Hari n'abandi batakwibagirwa impamvu yuko muri kino gihugu cy'Uburusiya ari igihugu nanone kitagendera ku mahame akakaye ya Isilamu. Mu gihe muri Iran bagendera ku mahame akakaye ya Isilamu, mu gihe uyu mugabo Bashar Assad ibyo atari ko ateye, kuko n'ubwoko bwe akaba atari abantu b'Abasilamu bamwe babikomeza cyane, biziriza cyane, bakumva yuko undi muntu utari umusilamu wenda batanakorana. Bashar yagombaga kujya ahantu yumva yisanzuye. Abana ba Bashar Assad, umwana w'imfura we yize nanone i Moscow. Ubwo rumve n'impamvu ko umuntu ajyaho umuryango we umeze neza, yagomba kujya muri icyo gihugu kuko yumvaga ko atekanye ameze neza. Bashar Assad rero izo ni impamvu yagiye ahitamo zitandukanye zatumye ajya muri icyo gihugu. Nubwo Bashar Assad rwose atarabanye neza cyane, atari inshuti na Vladimir Putin, ariko ko Vladimir Putin yamugobotse mu mwaka wa 2015 akamugoboka ku ikubitiro. Icyo ni ikintu dushobora kwibagirwa cyane. Nubwo yaba wenda Iran nayo yaramufashaga, ariko Vladimir Putin yashyizemo imbaraga cyane zikomeye cyane mu kumufasha. Yagombaga rero kujya muri icyo gihugu kuko yumvaga abayeho neza. Gusa abahanga mu bya politiki basesengura bavuga yuko Vladimir Putin nubwo azaba ari mu gihugu cy'Uburusiya i Moscow, azaba abayeho mu irungu rikomeye cyane, abayeho atisanzuye cyane, kuko ntabwo azajya ahantu hose uko abishaka. Azajya ajya ahantu hose inzego zose zimuriho, inzego z'umutekano zimuriho, inzego z'iperereza zimuriho, kugira ngo zimucungire umutekano. Hari n'abavuga yuko ashobora kuzaba nka perezida wahoze ari perezida wa Ukraine Yanukovych. Uyu nawe yavuyeho kubera abaturage bari bigaragambije, akaba yarahungiye i Moscow, ariko kugeza ubu ntabwo ajya agaragara avuga cyangwa se ngo agaragare mu ruhame. Gusa bavuga yuko abayeho neza. Vladimir Putin rero nawe azaba yibereye muri ubwo buryo, abayeho mu buryo bw'irungu, yibana
aba wenyine. Hari n'abavuga yuko indi mpamvu yahisemo kujya hariya ni uko yaba yarashoye imari cyangwa se afite imitungo myinshi muri kiriya gihugu, ndetse n'abantu b'inshuti ye bagenzi be bakaba bari bafite imitungo myinshi cyane, bagiye bashora imari y'amazu n'ibindi bintu bitandukanye muri kiriya gihugu cyo mu Burusiya. Bashar al-Assad nawe rero akumva yuko aho ariho hantu agomba kujya kuko ariho hantu hari imitungo ye itandukanye. Sinazo ariko navuze nanone ingaruka yasize mu gihugu. Yasize ingaruka mu gihugu kuko mu gihugu abaturage bose nta muntu, bose baramuvuga nabi, barajya mu nzu, inyeshyamba zirajya mu nzu ze zikagenda zigaragaza imitungo yari yarisasiye mu gihugu cyose, afite ibintu byose ntabwo avugwa neza. Ibitangazamakuru byo muri Syria bimuvuga neza, ndetse n'ikindi gitangaje nuko no mu Burusiya naho ntabwo ibitangazamakuru byabo bimuvuga neza. Ikindi kandi nubwo Uburusiya bugaragara nk'aho bwamufashije kugira ngo abe yava muri kiriya gihugu, ariko nanone ntabwo burafata ijambo kugira ngo bube bwavuga yuko uyu mugabo wenda arengana cyangwa se ngo bumuvuge neza. Ibi byose ni ibintu bitandukanye biri kuri uyu mugabo Bashar al-Assad. Nawe uramutse hari ikintu ufite kuvuga kuri Bashar al-Assad, wakira muri comment ukandikaho. Ese murabona Bashar al-Assad ibyo birangiye neza? Perezida ukomeye cyane wari umaze ku butegetsi imyaka 24, papa w'akamara 29, umuryango wa al-Assad ukaba wari umaze imyaka 53 ku butegetsi, ubu akaba ari mu gihugu, akaba atabasha kwinyagambura kubera ko nyine ari mu buhungiro acungiye umutekano. Ntabwo yajya ahantu hose ashaka ko abonye atabisubiye uburenganzira. Murabona arangiye neza? Bandike muri comment. Murakoze cyane, ndabakunda, komeze mukurikirane, tuzabonera ibiganiro byiza bitangaje cyane. Murakoze.